The Ben yagushyiriyeho utangiye kumwita umuhanzi wa mbere nambaramuka avuye aho ngaho uratangira kuvuga uburyo ari nta kigenda. Ntabwo nigeze mvuga mpagarara n'amaguru yanjye njyewe Dumba nkavuga ati Bruce Melody niwe muhanzi wa mbere mu gihugu. Naravuze ati ndi umufana wa Bruce Melody kurusha The Ben. Ariko The Ben uretse ko ari n'umuhanzi wa mbere mu gihugu ni na famille kubera Pamela ni cousin wanjye. So rero kandi The Ben nkaba tuziranye ibi bintu bya showbiz ntarabijyamo tunyine kuri ground nyine ibintu bisanzwe tu. None se uba muri showbiz ariko nk'umubyinnyi ntabwo uba muri showbiz nk'umublog. Ibyo ndimo ubundi ibintu ndimo babyita icyo Bob Marley yaririmbye ngo Rabadab style. Ni ukuvuga ko abantu bakubitira ahantu ku nguni hariya ntabwo bamenya aho uri bumeze gutya ngo ibyo nibyo bita Rabadab. None se gahunda ya Semuhungu yo warayiretse se ko abantu bumva bakomeza kugenda bambaza ngo Jesco za mipango tubarize Dumba niba atacyubikwa. Njyewe n'umukobwa wanjye witwa Arubina twaragiye Arubina mutwara kuri pasiteri njya kwa shehe turarahira ko ibyo bintu tutazabyongera. Ubu turi abantu twavuye muri ibiki muri iyo gahunda nyine yo kubikana no ibintu by'ubutinganyi. Twakoze iki? Twarabiretse. None zungu akabuno kagiye gasubirana cyangwa birasaba ko tuzakujyana kwa muganga? Nagiye kwa muganga banshyiramo supaguru. Nagiye kwa muganga banshyiramo supaguru ubuhungu waje. Dumba ushobora kubutera umwaku gute? Umukobwa wawe wabaga muri cyaze genge itaruza atari fifi wawe ndi wundi kakandi keza Nadia kuririmba wenda ntabyo yarazi pe nuko wenda wari umufite nyine nk'umuntu nyine ushaka kwifashiriza bisanzwe ariko kubyina yarashoboye. Wamaze kugenda no kubyina bivamo yigira kujya yitangira nawe ngo babyimba. Ubone nta kintu kizana amafaranga ku gitsina gore kurusha iyo akoresheje icyo kintu Imana yamuhaye. Dumba